noneho ikindi utangira kwiyahura ku bandi basore cyangwa se mu bagabo noneho runaka karatoneka ni ugutonekara ako kantu k'aba egisi karantonetse njye cyangwa se kanatoneka abantu benshi muri rusange. Niyo mpamvu nyine njye nta egisi ngira. Nimba ushaka umukunzi umugirlfriend uri perfect inshuti yanjye saba mama wawe amukubyarire. bavuga body counting. ariwo mwabinze body counting. Buriya umuntu ajya kukureka kuko yakuretse mbere, ahubwo aba agize Imana agasitara ku kantu gatoya gatumye urukundo muruhagarika. Njye mfite inshuti zanjye zimwe na zimwe ziranzi ndi muri ako ka depression. Muraho neza abanyarwanda abanyarwandakazi, abari hanze y'igihugu, abari mu bihugu byo hanze, Amerika, Canada, USA, France, mwese turabasuhuje, n'abanyarwanda bari mu gihugu, amahoro y'Imana abane namwe. So ni cya kiganiro cyacu duhora dukora buri munsi, how to change this, kuri The Eagle Eyes TV show. So tukaba dufite umuntu turi kumwe, sinzi ko namuvuga but we yakivuga byaba byiza. Wakibwira abadukurikiye? Mwiriwe neza cyangwa se mwaramutse, nitwa amazina yanjye ni Aime Kigenza Umuhoza Liliane. Ayo yose ni ayawe? N'ayanjye. Wadufasha se ukabanza ukibwira abadukurikiye? Wumvishe Aime, Liliane, numvishe njye amazina menshi. So guys, twagira ngo Liliane atubwire Liliane ni muntu ki? Nkuko natangiye mbibabwira amazina yanjye ngira ngo nari nayavuze, ariko reka nivuge wese. Ni Aime Kigenza Umuhoza Liliane. Ndi imfura mu muryango w'abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe. Nkora makiyaje, izina ry'akazi abenshi bakunda kumpamagara Liliane Cute. Uvuze akantu ka makiyaje mutangira amatsiko. Ukora makeup? Kuki utayisiga? Ubungubu ntago mba numva nyine nkikunze kwisiga makeup. Warayisigaga mbere? Narayisize kera kuva ku myaka yanjye 14, nari naramenye gufata ingwa. Ninjye muntu wibaga ingwa mu ishuri nkazihimbamo puderi nyine nkisiga. Rero ku ishuri byajyaga bimbogamizi ko buri mwarimu wese yanyirukaniraga uko nisize. Narabikomeje ngeze na segonderi barantema kubera kujya mu ishuri nimakiye. Ibaze rero iyo ikigo cyagutemye bakakwirukana ko ari we muntu uhora wimakiye, ari we muntu uhora wanduza abanyeshuri bagenzi bawe bamakiya basiga amaverme. Mama wanjye icyo gihe baramuntumye, ageze ku ishuri aranambwira ati rwose ibintu ntabwo bikubereye, uzabireke. Kuva uwo munsi rero nahise ndeka ibyo bintu byo kwisiga makiyaje, hanyuma nkomeza nigira mu ishuri kugeza na n'iyi saha byankukiyemo. Sinisiga makeup, ahubwo makeup yambereye akazi, yambereye igisubizo cy'ubuzima bwanjye. Ibyo nakunze nyine nkiri mutoya, uyu munsi byambereye akazi kanjye. Akazi kawe no gukora makeup? Yego. Ujya ubyigisha se? Ndanabyigisha. Umuntu ashaka kubyiga mbese wamwigisha ukamwigisha ya makeup ku buryo umuntu asiga umuntu makeup akavuga ngo uwi? Ndakwigisha neza cyane, ko mufite nk'abanyeshuri bageze kuri 30 bari gukora kandi nigishije kandi banakora neza cyane. Kugira ngo n'abadukurikiye wenda hari ushaka kubyiga, ko nanjye ndimo muri abo 30 ufite, ngomba kujyaho ndi 31.
ubwo nanjye mbariramo watubwira nyine kugira umuntu yige mekapu ubundi bisaba iki? ubushake bwonyine. Iyo ufite ubushake ndabibona bikantera imbaraga zo kukwigisha nishimye, ariko ushaka kuvuga ko ushaka kwiga makiyaje ariko nta mwete wabishyizemo, icyo gihe nanjye ntabwo mbona uko nkwitaho, uko ndi kubona ko ibyo uri kuvuga uri kubivuga gusa ariko utabishaka. Ariko iyo ubishaka uhora umbwira ati tuziga ryari riri, ndashaka kuza, nyine nkabibona ko ufite ubwo bushake nanjye bukankurura kuri wowe kugira ngo nkwigishe icyo ngicyo ukeneye. So Liliane mwamwumvishe ni umuntu wigisha mekapu ku bantu bakeneye kwiga mekapu. Dufite umumetere muri byo mbese Mfite mwarimu kandi ari nabyo akora, n'abakiriya biyongere bazi. ese Liliane ko wivuze hari ikintu tugeze uvugamo. Liliane ni umukobwa uri mariye, ni umukobwa uri muri relationship, ni umukobwa uri single, cyangwa ni umudamu? ni umuntu umeze ute? female. cyangwa ni umufiyemeri? Urashaka kumenya iki muri ibyo? nawe njye ndashaka nyine, reka tugomba no kumenya ukavuga ati nk'urugero ushaka kuvuga ati Liliane ni umumama wubatse wigisha ibintu bya mekapu, nkamenya uko nitwara kose ntabwo napfa kubwanuka mpamagara Liliane uko niboneye. that's why nyine nari mbajije Liliane ni muntu bwoko ki? Nakongeraho ko nkiri ingaragu. nta n'uwo kubeshya se cyangwa uwo ubeshya? Hoya ntago mbeshya, njye nta muntu mbeshya. Uri single se basi? Yes. searching is cyangwa not searching? Ntabwo ndi gusaka. Abafite ubutumwa se babutamo? Iyo umuntu wese ufite ariko hoya nisubiyeho. Ndi single ndacyabitekerezaho. uri single iri muri pause ushaka kubanza kwitekerezaho? Ndi single ituje kandi ndi kumva nyine bimeze neza. ntabwo ukumbuye kujya mu rukundo? Ntabwo mbikumbuye. ese ubundi hari umuntu twakoranye ikiganiro ejo bundi arambwira urukundo ntabwo ari ngombwa rutari muri fiyansaye, nyine mutagiye gufiyansanya ngo mushakane. wowe nyine ubyumva gute urukundo, relationship, kuba uri mu rukundo n'umuntu uyu turakundana afite boyfriend, ubyumva gute? Rero iyo ufite boyfriend nta cyiza nkabyo, cyane iyo uwo muntu umukunda cyane. Iyo umukunda rwose uba wumva ari byiza, kandi urukundo nyine rufite n'intego nirwo rwiza. Ariko ntago iyo uri mu kintu kidafite intego ntago kigutera ubwoba. Iyo gisenyutse wumva ko nta kibazo, nyine ni nko kuba ufite agapusi umwibanira kagucika, nyine ukumva kagenda ukavuga ati kagiye nta kibazo. Ariko iyo uri mu rukundo rwiza nyine rufite intego, nta kintu na kimwe cyaruhungabanya, ngo ruhora ruryoshye. nyine n'ibibabaje iyo bijemo urashikama. Urukundo rwiza urarurwanirira, urarurinda. none se abantu bajya bavuga ngo urukundo akenshi abantu basigaye bakuramo depression, kuri wowe ubyumva gute? Ubundi nimba ushaka kubabara ngwino mu rukundo. Nimba ushaka kubabara ngwino mu rukundo, ko mu rukundo nyine harimo harimo ibyiza ariko harimo n'ibibi. Urukundo rurababaza pe, cyane uwo wakundaga yagiye. Ariko igihe cyose wumva utarakunda umuntu, niyo agiye uba wumva nta kintu bitwaye. Iyo depression ntayo wagira kuko nyine utamukundaga. Ariko igihe umukunda, iyo depression nyine ugomba kuyigira. Ariko nanone ntabwo ari ngombwa ko iyo depression nyine ubana nayo nta kintu bimaze, kuko icyo gihe uba ugiye kwiyangiriza.
uba ugiye kwibabaza. bivuze ngo nta cyiza cyo gukunda ukimariramo umuntu, kuko ahanini depresiyo zirwara abana b'abakobwa. Umusore warwaye depresiyo ashobora ari gake cyangwa ariko igitsina abasore gore. nibo mbona kenshi biyahura, nta mukobwa uriyahura kubera urukundo muri iyi minsi mu bintu tugenda tubona aha ngaha. N'abasore barakunda ahubwo nyine igitsina gore nicyo kiya abasore barakunda ariko bafite ukuntu babihisha. Rero Njyewe abakobwa numva umugabo, umusore ufashe nuko abahungu kenshi hari igihe baba bafite umutima ukomeye akabasha kubyakira, ariko umukobwa hari igihe bimunanira neza. biragorana. aho ngaho bakunze umuntu birenze. ubundi nyine wowe wari wakunda umuntu se cyane. ukumva nyine umwimariyemo akaguhemukira? oya njye nta muntu wampemukiye, ariko njye narakunze nyine cyane, kandi nkumva umuntu nyine niwe adahari ntahumeka. ariko ntabwo navuga ko ugereranyije ari akantu twajyaga tuvuga ngo umuntu tugiye tureba aba egisi afite, we waburara nk'inshuro zingahe ugendeye ku mubare wabo? aba egisi batuma uburara se? nyine turi kubara, twaravuga gake mbere nk'umubare, for example ko tuvuga ngewe nkavuga afite ba egisi 10, ngewe naburara nk'iminsi 10, nyine bingana nk'aba egisi ufite. njye ni aba egisi ngira. ntabwo bibaho. agira umu ex oya nta ba egisi ngira. gute se? ni ukuvuga ngo nurajya no mu urukundo njye urukundo ndujyamo, urukundo nduhoramo, urukundo nzarugumamo, kuko urukundo ntirusaza, urukundo ntirupfa kuri njyewe. ubundi ex ni iki? egisi njye mbona ari umuntu mwabyaranye. ntabwo egisi yaba ari umuntu mwabyaranye. ni umuntu mwabyaranye akagusiga, ariko se umuntu mwakundanye akabona ko urwo rukundo rutamunejeje, maybe aruvuyemo ari igihe. ariko nawe tumubara nk'umu egisi. kuko iyo ari umugabo, ukuntu nyine egisi zimera, iyo ari umugabo mwabanye mugatandukana bamwita egisi hazibandi. noneho hari egisi boyfriend hakaba na egisi hazibandi. akantu karatoneka ni ugutonekara. ako kantu k'aba egisi karantonetse njye, cyangwa se kanatoneka abantu benshi muri rusange. niyo mpamvu nyine njye nta egisi ngira, gusa hari abantu baciye mu buzima bwanjye. abo bantu baciye mu buzima bwanjye rwose. wowe ntabwo ubabara, wowe ukuntu twabivuga ntabwo ubabara nk'umu egisi kuri wowe? umu egisi, kugira ngo umuntu yitwe umu egisi, ni umuntu akubabaza, ni umuntu wakubabaje, ni umuntu wahemukiye, wakoreye amakosa akagusiga akagenda, akitwa umu egisi. njyewe rero nta mu egisi ngira, kubera ko umuntu naba narahaye urukundo rwanjye ntabwo namwita inyagasozi. umuntu ni umuntu wo kubaha, ntabwo namwita egisi. ni umuntu uzahora mu buzima bwanjye iteka, ko ni suveniri, ni urwibutso rwiza, kuko egisi aza akubwira ibintu byiza nawe umubwira. so kugira ngo umuntu abe egisi aba yarabanje kuba umuntu mwiza kuri wowe, sibyo? mwinjirana mu rukundo, mubwirana ibintu byiza, mubana neza. ni umuntu watumye nseka mu buzima bwanjye, afite nyine mufiteho memori nziza zitatuma numva nyine ko ari egisi. ni umuntu waciye mu buzima bwanjye tutakiri kumwe muri rwa rukundo twari twatangiye kubw'impamvu runaka. murayobye burari kabisa, uri kudukwepa nanjye icyo kibazo niko mbyumva. ikibazo turagira ahantu tugufata, nta kibazo. ubundi kugira ngo utubwire ati ako kantu kari kononeka, bituruka hehe? kugira ngo iyi mpamvu rero kanonetse ni uko njye mbona egisi nyine ni nk'umuntu egisi hazibandi, ni nka divorce. rega mba mwarakoze nyine njye kandi njye nta divorce nyine ndakoze.
ex boyfriend ntabwo wagakwebye ariko uraza kugwa mu mutego tu. ntabwo njye nagize abantu baciye mu buzima bwanjye ntabwo okay nagize reka tubyemere Mhm. muri abo baciye mu buzima bwawe uko biri kose harimo uw'ingenzi hari uwo mwasangiye akahisi n'agahiye hari uwo mwahavinze sex of course bavuga body counting. okay hari uwo mwahavinze body counting uko biri kose bigomba kuba byarabaye so umuntu rero mwarasharinze ubuzima bwose uwo ngo aba ari uw'agaciro umuntu ashobora no kugenda bikagusigira igikomere umuntu kuba mwarakundanye ntabwo ari ngombwa ngo izo nzego muzurire oya hari izo umuntu aza mu buzima bwawe nyine mugakundana kugira ngo mugere kuri bya bindi byose mwari muvuzeho yes ubundi muri makeya wari wababazwa n'urukundo nababazwa n'urukundo birababaza ko ushobora gukunda umuntu akagusiga mu rukundo wowe ukimwiyumva wowe ukimukunda byari iyo mbisubiyemo bituma ntabwo iyo nkunda kubisubiramo ntabwo iyo nkunda kubisubiramo akenshi mba nshaka kubyitaza uko biri kose nubwo byaba byaragukomerekeje ariko ntibibuze experience byagusigiye kandi experience uko biri kose hari abayikeneye nicyo kintu tuba dushaka kugira ngo usangize abandi wenda bamenye uburyo bigenda n'uburyo wenda bashobora kubyikuramo kuko n'ubu turabona umeze neza iyo umuntu ari muri ibyo bihe bibi ntabwo ushobora no kubasha kuvuga wowe waduha nk'ibanga waba warakoresheje wenda cyangwa ubanza udusangize kwanza inzira wanyuzemo kugira ngo ibyo bintu ofete wowe udusangize uburyo wagiye ubicamo n'uburyo wagiye ubivamo natangiye mvuga ko iyo uri mu rukundo uba wishimye uba wumva kandi nta n'ikintu cyahungabanya urwo rukundo watangiye sibyo ntabwo urukundo iyo rugitangira ruba umwe aba yigiza nkana sibyo umwe aba yajaje ariko undi ari kwigiza nkana ariko uko urukundo rukura niko noneho wowe ugenda wiga gukunda undi uri kukwigisha kwinjira mu rukundo umuntu araje ari kugusaba ko mujya mu rukundo nawe nyine ugahita uvuga ati ariko uyu muntu kweri reka mbyinjiremo neza sibyo noneho wowe ugatangira noneho kwiga gukunda wa muntu neza bya nyabyo kandi mu rukundo ntabwo amakosa abura habamo ibyiza habamo n'ibibi ariko ibyo byiza n'ibibi nibyo bya bindi nyine bikuganisha ku kintu nyamukuru kuzavamo papa na mama ibyo byiza rero nibyo uheraho ureba ukavuga se uyu muntu namugira uw'ubugingo bwanjye ubwo rero uko iminsi igenda ihita muca muri twa tundi mubabarirana urukundo ruba rwamaze kuba urukundo ngaho reba rero umwe muri mwe abivuyemo kubw'impamvu ntoya wenda kuri we ari nini ariko kuri wowe ishobora kuba ntoya kuri wowe wumva ari akantu nyine mwagakemuye muri ubundi urukundo nyarwo rega ni ukugira gute se ni ugukemura ibitagenda muri mwebwe kuko ngewe ngukunda aka kanya niyo wavuga ko uri bukora igisinzi ushobora kuvuga ijambo ribi nkabona ntago rinejeje umutima wanjye rikananoneka ariko kubw'impuhwe ngufitiye nkumva nta kintu cyanandukanya njye nawe kubera iki ngufitiye impuhwe ndanagukunda cyane ariko umwe yabona ikitagenda hagati yawe nawe akantu gato impamvu ingana ururo niko abanyarwanda bajya bavuga ako kantu rero gatoya kagahita gasenya rwa rukundo fini umwe muri mwe rero hari uwutakamba mbabarira undi ntago ashaka gutanga imbabazi
aba asa n'uwabivuyemo aba yarabivuyemo kera, ariko ahubwo adafite excuse zo gutanga. yes, buriya umuntu ajya kukureka kuko yakuretse mbere, ahubwo aba agize Imana agasitara ku kantu gatoya gatumye urukundo muruhagarika, agahita yigendera. Ikintu cyose rero wakorera uwo muntu usaba imbabazi winginga ntabwo bikunda, kuko kera yari yaramaze kuva muri rwa rukundo. Yes, urukundo nyine rurababaza, ruraryana cyane, ariko iyo umaze kumenya ko urukundo ari impuhwe, iyo umaze kumenya ko nta kintu cyatuma umuntu agusiga mu rukundo ngo agende abishobore kandi agukunda, ntabwo byakunda. Iyo umuntu agukunda ntiyagusiga, ariko iyo atagukunda nyine arigendera. niyo hahandi umuntu aba atanakubaha mbese. Kukubaha n'urukundo ni ibintu bibiri bitandukanye, ariko nyine ubundi ngewe urukundo maze kubona ko urukundo ari impuhwe. Igihe cyose umuntu atazakugirira impuhwe, wowe turi kumwe, wowe uri umudamu, umuntu mubana nimba atazakugirira impuhwe, ushatse nyine aho kugira ngo uzababare nk'uko turi kumva aba bandi bababara, burya abantu akigendera. Mu rugo nyine, mu rugo biba bitandukanye na relationship isanzwe. Ntabwo upfa kuvuga ngo mbivuyemo nk'uko nyine wavuga urukundo mbivuyemo, kuko nta byishimo, ntabwo uzahora wishimye mu rugo. Za challenge uhura nazo uri muri relationship, noneho mu rugo uhura n'izikakaye, zimwe zikugerageza. Nta kosa ritababarirwa muri ubu buzima. Mu rukundo uhorana impuhwe, uhorana imbabazi. Mbese umuntu waba waranakubabaje muri kumwe mu rukundo, aramutse agarutse wamubabarira. Njye mpamya neza ko nta muntu wambabaje mu rukundo. Ibyo ari byo byose kugira ngo ufate umwanzuro wo kugenda, ni uko wenda ubwo ari njye mubi, njye ufite amakosa, sibyo? Hari n'igihe hataba ariwe ufite amakosa, ahubwo umuntu muri kumwe muri iyo relationship nawe akaba afite ukuntu atari seriyemo, afite ukuntu ajagarayemo muri. Ubundi abantu babiri bakundana ntuzabeshyere umwe ko ari we ufite ikosa, mwese muba mufite amakosa, ahubwo ikintu kibyara ikosa ni uko nkubwira ngo nyamara ibi si bigenda neza, ugakomeza ugatsimbarara. Noneho wagira iryahuka amafuti ngo y'umugabo kuri twe, nibwo buryo bwe. Harya bwa amafuti y'umugore niyo makosa ye. Niyo makosa ye. Ako nijye kwivugira. Reka tubivuge gutyo ko ariyo makosa ye. Gusa igihe cyose umugabo atemera ikosa ngo muricoce murivuganeho, nta gihe na kimwe urukundo rwanyu ruzagenda neza. Nyine uhora wigize mwiza, undi akaba mubi, ariko buriya ugiye wumva kuri buri ruhande, nibwo wajya uvuga ati aya n'ubundi niyo mwashwanye, ushobora kwicara njyewe ndi nk'umuntu ugiye kubahuza, nkumva sayidi yawe, nkumva umusore afite amakosa, nakumva na sayidi y'umuhungu nawe nkumva ufite amakosa, ahubwo wowe wumva bisaba iki nyine kugira rya kosa mwese murihurize hamwe, relationship igume ikomeye nyine. Hahandi usanga nyine umuntu mwese muremera ati ndemera ko ufite ikosa, nawe uraryemera, uba wumva nyine wowe sinzi ukuntu nyine nawe uri kubyumva. Ubundi bavuga ko n'intungane bwira icumuye karindwi. Nimba ushaka umukunzi, girlfriend uri perfect, inshuti yanjye, saba mama wawe amukubyarire. Nanjye mukobwa nimba nshaka boyfriend uri perfect wera de, ndabwira mama wanjye amumbyarire, amunderera uko njye byifuza. Abantu babiri bahuye bakuze, niyo yamurera n'ubundi nakora azagenda. Nyine ndashaka kukubwira ngo abantu babiri bahuye bakuze, bararerewe ahantu hatandukanye, buri muntu wese aba afite imico ye, nta marayika uhari, sibyo? Ushaka umugore utagira ikosa, ushaka umugabo utagira ikosa, ubwo ni ukuri
pfukama usenge Imana izamukubanire mu ijuru yera de. uwo nguwo azamwibyara. Iyi naho igihe kandi nawe iyo umubyaye hari igihe agera agakura akagenda. gerageza kwihanganira urukundo urimo, urangwe n'impuhwe, urangwe n'imbabazi, nk'uko nawe uzi mbikubwira. Urukundo rurababarira kandi rurihanganira. Njyewe umuntu wese waciye imbere yanjye ndakeka ko naramubabariye. we bivuze ngo nta kibazo ufite, gusa uremera ko depression yo ibaho mu rukundo. Njye mfite inshuti zanjye zimwe na zimwe ziranzi ndi muri ako ka depression, ziranzi cyane. uri muri depression y'urukundo? Ziranzi cyane, ziranzi kabisa. hahandi uhamagara umuntu uti ndashaka uzunganirize, njye na sheri wanjye ntabwo biri kugenda neza, none se aho ngaho tugendeye ku badukurikiye, wenda hari ufite icyo kibazo, wowe wabashije ute kwikura muri iyo situation? Because hari abantu kwakira depression bibananira, ugashiduka n'andi umukobwa akoze ibintu bitari ngombwa. Hajemo nk'urugero, aravuze ati niba mbabaje nanjye ngomba gushaka umutipe dukundana nkamubabaza, umva ni ibintu ari gukora bitari ngombwa, ntabyishimiye, ntago we abyishimiye, just ari kubikora nyine kugira agire uko ababaza wa mundi wamubabaje. Sinzi, ariyandaritse, akoze ibitari ngombwa, akaba ari naho hahandi usanga nyine umukobwa hari igihe byamurenze akavuga ati njye ntari kumwe nawe nakiyahura, kandi si umugabo wawe mubana, ni just boyfriend, ejo n'ejo bundi yagusiga. Wewe nagira ngo udusangize washoboye nyine, wabashije ute kuva muri iyo depression, niyo kaba gato wakakugezeho ka depression, ariko iba ari depression. Erega iyo uri muri relationship ntabwo depression iba bagusize, iba mbere yaho. Wari ubizi se? Iba mbere, iba mbere. Wowe uri nko mu rukundo utangira kugenda ugira depression ariko ntubimenye, ugira agahinda gakabije ariko ntubimenye. Niyo hahandi ugenda ubwira umuntu muri kumwe ngo ariko ko wahindutse. Nta kindi gisubizo we yakubwira, ntabwo nahindutse. Ko wahindutse utangira noneho no kwiga kumufuhira utajyaga umufuhira, kuko ugenda ubona hari bya bindi yagendaga akora ubu bitagikorwa, ukagenda umubwira ko wahindutse, ugashaka noneho kumumenya byimbitse, kandi imbere wari wumvaga nta kibazo cyo kumumenya, ari umwizerwa, ariko kuko ugenda ubona nyine ko utangiye kugira agahinda gakabije mu rukundo, uwo muntu nyine watangiye gukunda cyane we ari pose. Buriya umuntu iyo umukunda aba ari pose, aravuga ati njye ndakunzwe, ko byagenda kose ntago yansiga. Oya, ibyo byo ni kosa, kwereka umuhungu ko umukunda cyane, kuri njye mba numva ko ari ikosa. Ni ikosa ko abenshi turabizi, kubera ko uramutse utamweretse ko umushamadukiye cyane nyine umuhungu, naho ntabwo ujya wumva ukumva just like umuhungu wari yicaye nko mu muhanda akavuga ati uriya arankunda ndabizi ko atansiga, akanabikubwira akanabikubwira ko umukunda, akavuga ati urankunda rega ndabizi. nyine se wowe uba wumva umuntu uko wabashije kuyivamo. Urumva iyo depression ni iki wasangiza abandi nk'umuntu uyirimo? Cause urukundo rutera depression abantu. Amprise abakobwa benshi nyine inkundo z'iki gihe sinzi ukuntu bimeze, nagira nunera amabuye, gusa depression zisigaye ari nyinshi cyane pe, nyinshi cyane. Ntago njyewe wowe wabasangizaho gato nyine uburyo wabashije kubinyuramo ubwo ngubwo, cause nkawe ndakubajije urambwira na ex ugira, kuko umuntu waraje mu buzima bwawe wese aba afite agaciro, aba ari umuntu wo kubaha. Ariko hari n'undi muntu muganira niyo baba barabyaranye ukamubaza ati se runaka ameze gute ubu ngubu, bakahita bavuga ntukambwire kuri iriya ngegera, nyine akamutuka. Niba navuga ko niyo depression iba ikirimo kuba yakubahuka
akanamutuka gutya tiyongegera gutya na gutya, sinzi, aravuze ngo reka mbe nanjye mubabaze nk'uko yambabaje, akaba yakora ibitari ngombwa, akamuca inyuma, akaba yamuca inyuma nyine byo kumubabaza, cyangwa ugasanga amwihenuyeho, nabonye undi nta muntu ukurimo. Iyo nayo urumva ni depression umuntu aba afite, kuba watinyuka nyine ugashyira isoni ukabwira umuntu uti wowe nta muntu ukurimo, nta kababaro uba ufite, kubera ko nk'uko wabivuze bwa mbere nibyo, aba afite ikintu yagize mu ruhare rw'ibyishimo by'ubuzima, nimwamumaranye amezi abiri afite uburyo nyine yagizemo uruhare. Nari nkubaje nyine ni iki kintu wasangiza abakobwa nk'uko wowe wabashije kuva muri iyo depression nyine ukaba wabubwira ati ugerageje nka gutya, urugero ugerageje ukagira gutya na kuriya, bigenda bikorohera kuba wava muri iyo relationship kandi ntubashe no kubahuka cyangwa ngo wihenure, kubera ko mushaka kuba mukundana ari urwo rukundo rwabahuje, ariko ejo cyangwa ejo bundi ntuzi ikizabahuza, ntuzi ikindi kintu mwahurira mu kazi, akaba yaguhesha akazi, mwahurira nko mu nzira wagize ikibazo, akaba ngombwa ari we muntu ukubonye akaba yagufasha. Nyine nicyo kintu yumviye, ni iki kintu wasangiza abadukurikiye? Ushobora no gutanga ikigeragezo, igipimo cy'urukundo kibaho. Umuntu nkurikiye nubona uri mu rukundo ukabona rutari no kugenda neza, ukabona harimo imitego myinshi, uzagerageza utange igipimo cy'urukundo, uzatanga akantu katuma ugerageza umuntu wawe, urebe nyine impuhwe agufitiye uko zingana, urebe urukundo agukunda uko rumeze, azakumva akubabarire mukomezanye. Uwo byanze njye nihereyeho rero, icyo gipimo naragitanze ntabwo cyagenze neza. Numvishije nyine nk'isi inguyeho, numva nyine wakumva sinzi ukuntu ubu nakubwira, igisese ntabwo njye se bibabaza gutera sinzi ukuntu bibabaza ko agashinge se oya biruta n'urushinge. Niho hahandi uba uri nawe uba uhise wisuzuma ukavuga ngo ubundi hari abantu benshi bagiye baca mu myanya y'intoki nkasigara nkomeye. Nko ku muntu wagize aba ex, abo mubirimo mwagize nk'aba ex 2 cyangwa 3, reba subiza amaso inyuma urebe wa wundi wagiye ugakomera, hakaza n'uyu nanone wongeye ukagutoneka. Imagine ko agiye kandi uri bwongere ugasigara ukomeye. Ntibitume ujya kunywa inzoga, bituma ujya ku itabi, icupa ugahorana naryo, kumva nyine noneho ikindi utangira kwiyahura ku bandi basore cyangwa se mu bagabo noneho runaka, ukumva yuko nyine uriya nimba agiye, umugabo agiye kukumara agahinda, wundi umusore wundi n'ugiye kukumara agahinda, kumva ko nubikora uramubabaza nk'uko yakubabaje, uramubabaza nta kintu ahomba. Icya mbere nimba uhuye n'icyo kibazo ikunde wumve ko nta muntu ukurusha agaciro wowe ubwawe, wumve ko ari wowe ukwiriye kwiyitaho, mu gihe wa wundi wabonaga ko ari wowe ugomba kukubwira amagambo y'ihumure yakayakubwiye agiye. Nimba se agiye ninde wundi uri bubwire? Wowe ubwawe rero noneho iga kubaho, ntago umwanga, oya, urukundo umukunda ruragumaho, ariko iga kubaho adahari, kandi witware neza muri icyo kigeragezo ugezemo. Njye rero nasobanukiwe ko before narakunze, n'uyu munsi ndakunda, ntibigenze neza, ariko kuko nzi ko ngewe urukundo ntabwo rupfa, urukundo ntabwo rusaza, ruhoraho iteka. Rero umuntu uzakubeshya ngo ngiye ntabwo tujya gukundana, ngo azaba akubeshya. Ngewe nshaka kuba narawe n'ako gakomere gato kakanoneka, ariko urukundo rwanjye ntirupfa, hazaza undi mukunde pe. Rero wowe uri muri ibyo bigeragezo nawe wumva ko ejo buzacya ugakunda, wenda uwo ngo ntabwo nyine yari igeno ryawe, ku buryo yatuma ujya mu kwiyahura
wiyangiriza ubuzima, wenda we yagiye already afite undi muntu bari bakundanye, noneho usigaye uri wenyine ugiye kwiyica ngo ni uko bakwanze. hoya, ntabwo se uzaba mama ahangaha bagiye basiga mu nkundo babasigiye n'abana, kandi agakomera akita ku bana biwe, kandi agahura n'undi muntu bagakundana, ibintu bikagenda neza. Depression rero ntizatume wica ejo hawe heza, ntizatume ubabaza umurya, ntizatume kandi utuka boyfriend, umuntu mwakundanaga ngo ni kibi, ngo n'ubundi cyari, ngo n'ubundi ntacyo yamariye, n'ubundi nta muntu ubura umumaro mu gihe gitoya mwaba mwaramaranye. aba anafite icyo asiza kwigishije we mu buzima, nako kaba baragusigiye hari step aba akunyujijemo utakongera ntabwo nkeka ko depression wayicamo inshuro imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu. Inshuro imwe mba numva ihagije nyine kuba wavuga ati ibi bintu nzi urwego bigezemo, nzi step mpagazeho, iki cyanyangiriza ubuzima, iki ni cyanyangiriza ubuzima. Ubundi nta muntu uca muri depression zirenze imwe, ebyiri, eshatu, ya ubundi ibimwe kuko izikurikira zose uzibona nk'ari ibintu byoroheje cyane. Biba byoroshye, imwe yonyine ishobora kukubabaza ariko ikakwigisha ukuntu ugenda ubana n'abandi, uko wafataga wa wundi, undi azaza siko uzaba ukimufata, siko uzaba ukimukunda. Ikigaragara ikintu biba bishingiye iyo ubashije kuva muri depression, ikintu cya mbere nyine biba bisa nkaho bishingiyeho, ukuntu njye mbyumva, ni ukwikunda. Ikunde kandi nawe rega ntumureke, ntumureke, ariko ube priority ya mbere yo kuba wakikunda. Erega buriya depression ituma usaza, ntuba uri kurya neza, no kwisiga ntuba ukisiga, usanga uruhu rwarataye amakolagene n'amavitamine C, ugasigara warumye cyane, wariyahuje ibintu byinshi. Inshuti yanjye mwikunde, abadukunda nabo kandi bazaza, ntihakagire ikintu kitura. Iyo wikunze nawe utagukunda, erega nta nubwo watanga icyo udafite, ntabwo wakunda umuntu wowe ubwawe utihereyeho. Banza wikunde, hanyuma uzabona n'urukundo uhereza ba bandi. So guys, ikiganiro tugiranye na Liliane, cyangwa nk'uko yabivuze izina rye ry'akazi Lily Cute, depression ku bana b'abakobwa, uwo ubashije kuyivamo pe, ujye ushima Imana kandi ujye ukomera, ntabwo igikuba kiba cyacitse, ubuzima burakomeza, ubona ikintu cyiza nyine kuruta icyo wari ufite. Ikindi kintu mukomeze gukora like, share na comment na subscribe kuri The Eagle Eyes TV show, dukomeze kubana. Wamuvuze neza, uziko ariwe muntu ukora makeup zirenze muri ubu Rwanda. Ubundi njyene hano amavideo yose y'abahanzi abaho muri ubu Rwanda, kandi njye navuze ngo umuntu ushaka kwiga wese banza umuhe grade, banza umuhe ubu se uwayimuha se ubwo akayivuga. ahubwo turagenda tubashyiraho amafoto y'abantu akorera. Okay. Ayo turi bubone turagenda tuyashyiraho make make. N'abifuza kwiga se wakira? Nzabakira nonaha kuzageza igihe nzapfira, nibwo nzahagarika uyu mwuga wanjye. So ikintu intege mu buzima. Abifuza kwiga makeup, Lily Cute arahari. N'abifuza gukora makeup nziza mu ma wedding, muri video shoot, mu ma video, mu ma event iyo ariyo yose, arahari ku bwanyu kandi abakorera byiza mwishimiye. So guys, mwibuke gukora like, share na comment kuri Eagle Eyes TV show. Turi kumwe, turacyari kumwe nawe hose. Hari ahantu yaduhishe dushaka. Azagaruka kuko njye nzajya nanamubazanira. Ubu nanjye ndi mu banyeshuri bagiye kwiga, ndahatwika hashya. Sibyo? Ko nanjye ndabasiga mwese, mwese ndabasiga makeup. Byiza bishimishije. Wakoze kunyakira kuri channel yawe, ndabashimiye.
se we nta n'agacano ufite? nanjye agacano ndagafite. aya cyane yitwa Agacano ndagafite ni Liliane Cute 16. Liliane Cute 16. Hariho vlog, hariho utuntu. Watanga na nimero ariko Nimero yanjye ni 078 156 152 0. Mpamagara dukorane. n'uwifuza kwiga. uhamagarwe n'abandi bashaka Oya bose. Oya n'abifuza Yeah, kwiga muhamagare. azabakira kugeza igihe azapfira. n'abatereta N'abatereta. azabakira kugeza apfuye abiga nibo N'abatereta. harya wisiye Oya urukundo ntirusaza sheri, ntirupfa. sibyo rata. Urukundo ntirupfa, njyewe urukundo rwanjye ruzapfa nanjye napfuye. Urukundo ruhoraho pe. So guys, turi nta muntu kumwe. nakanga. Liliane azagaruka muri part 2 aracyahari, muzamubona inshuro nyinshi ko ubu nanjye ngiye kwiga abantu tuziranye. Mu Muze gihe cy'amezi mbigireho. abiri uraba umeze Muze neza. mbigireho ndabasiga makeup. So guys, turi kumwe, ciao ciao.